uza gutinda kuko dukeneye kumva indirimbo kandi dushimiye umushumba wacu w'ururembo rwa Gihundwe kudusobanurira inkomoko yo kuririmba n'akamaro kabyo, uburyo ki kuririmba byazana ububyutse. Niyo kintu bansabye, baravuga ati ni gute indirimbo ziririmbwa zazana ububyutse twifashishije inkuru ivugwa mu byakozwe n'intumwa 16:24 naho umushumba wacu urembo yasomye. Reka mbasome hanyuma turebere hamwe ni gute indirimbo korali iririmba Silowamu yaririmbye ikiririmba n'abandi baririmba ku giti cyabo n'abandi baririmbye ishobora kuzana ububyutse bwuzuye. Kushobora kugira ububyutse bw'igicagate butuzuye, gasanga ububyutse budafite icyo bumariye. Yambwira abantu niba ari ikintu nabonye kibi nuko mu bintu by'Imana kuko ntacyo bitwaye Satani. Kuba mu bintu by'Imana mukarema indirimbo zidafite ikintu zitwaye Satani kuko ntacyo zimutwaye, zibaho nazo kavuga ati baririmba ariko ntacyo bintwaye, ni ibisanzwe. Cya kabiri, mukarema indirimbo zidafite icyo zibamariye, karimba ibintu bitabakoraho ku buryo muririmba ariko ntacyo bahinduraho. Mukarema indirimbo zidafite icyo zimariye Imana, sizo zibaho, turaza kubireba. Ni gute indirimbo zazana ububyutse bwuzuye. Ijambo rero mwavuze twaganiraho riri muri 13:24 umurongo wa 24 haranditse ngo nawe ategetse atyo abajugunya mu nzu hagati, akomeza amaguru yabo ayakomeresha imbago. Ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga bararirimba, izindi mbohe zirabumva. Kane gutinda ndekeraho kugira ngo ntaza kumara umwanya, kandi twemeranije ko tuza gufata umwanya wo kumva indirimbo, kandi ngira ngo nacyo kikomeye cyatumye muza hano. Munyemerere ijambo nivugemo mu ncamake ko mukari impaye, hanyuma tuze kumva indirimbo. Ntabwo ikintu gikiza abantu ari amagambo menshi bumva, ahubwo muyo bumva ibyo bizera nibyo bibakiza. Buriya no mu indirimbo yose umuntu aririmba imara iminota 5, ariko ushobora gusanga ku munota wa mbere wahise ufashwa. Ibikiza abantu si ubwinshi bwabyo, ahubwo nibyo wizera mu byo uririmba. Buriya ntabwo indirimbo zabakiza kugeza igihe ibyo muririmba mu byizera. Ibintu muririmba mwizeramo bingahe, icyo wizeye niho kizagukiza. N'ababyumva niko bigenda. Nari bwibaze kare umushumba ataragera hano kuko we n'umuririmbyi, ngiye nkunda kuririmba ariko nkaba ntabizi. Mwabonye mwe nabo bantu ugashaka rwanira kuririmba ariko akabicurika, akabimanura, akabizamura. Niyo mwese nubwo muri hano museka, hari abazagenda bazajya mu ijuru batarahaga mikrofone muri mwebwe, ku buryo bayiguhaye ubwo kuririmba byabirangiye. Urabikunda ariko ntabwo ari ibyawe, ntabwo bisigiwe. Ubicurikiye iwawe mu rugo nta kibazo, kabicurika kabicuranura nta rubanza. Ariko kuvuga ngo dukire imbere bavuze ngo ashakarimbye b'abahanga bagwa mikrofone ngo tuyobore ukatumanura, ntushaka kumva muzika ngo uyijyane n'injyana byose bikaba bibi. Ujye bihagararira inyuma nta kibazo, ufashirizwe iyo ngiyo. Nkange nkunda kuririmba ariko nkaba naramenye ko bambwiye bati ntago ari ibyawe rwose. Ubu rero ngewe ndi kwigisha aho mba nigisha, nasabye abaririmbyi nyine Imana haye izo mpano gufata mikrofone n'abacuranzi, kabaga nti ninza gufashwa ndababwira indirimbije ariko sinza kushaka kuyiririmba, ndaza kuvuga ubutumwa namwe muze kuririmba. Nari bwibaze ikibazo rero nkibaza ngo kuririmba byatangiye ryari bizarangira ryari. Icyo kibazo wagisubije. Sinira mwabyumvise umushumba wacu ururemba bitwigisha. Kuririmba byatangiriye aha, mumva byaratangiriye hano, mumva se bizarangirira byatangiye ryari bizarangira ryari. Mumbwira ahantu nimuvuga gutangira biraza kugorana. Kuririmba ntibigira itangiriro, ntibigira n'iki n'iherezo. Kubera iki? Mumbi igisubizo nimwikirize gusa. Kuki kuririmba bitagira itangiriro ntibigira n'iherezo? Silowamu
kubera iki? Byatangiriye hehe? Mu ijuru. Ijuru ryatangiye ryari? Ijuru ryatangiye kwa ryari? Imana ifite imyaka ingahe? Ivuka amakaye gace. Nyina ninde w'Imana? Nibyo rero, uko Imana itagira itangiriro ntigire n'iherezo, no kuririmba niko bitagira itangiriro ntibigire n'iki n'iherezo. Niyo mpamvu izindi mpano zose zahagarara, zose ukuyemo kuririmba gusa. N'abatabizi rongera mu ijuru bazabanza batwigisha uko turirimba, tutica indirimbo ya Mose yindi barepese kuva ngo badutegereje ngo turirimbeho. Nkange utabizi banshira imbere batuyusa avuye kabyisha. Ngira ngo tuzahabwa ubundi bwenge n'ubundi bwiza n'ubundi buhanga bwo mu ijuru kugira ngo tubashe kuririmba n'abamarayika. Kuririmba bibana n'Imana kugeza iteka ryose. Hanyuma kuririmba ni agace gato kagize kuramya Imana, byo bita worship. Kuramya Imana twebwe yatuye ngo kuramya Imana ngo no guhimbaza Imana niko bajya batubwira kera, ngo kuramya ngo nizigenda gake. Ntabwo ngo mwigize bababwira se ko museka. Niyo ngo guhimbaza Imana ngo nibyihuta, barababeshye. Ntago ari byo. Kuririmba ni agace gatoya kagize mu bintu byose bigize kuramya iki Imana. Kuramya Imana ni iki? Kuramya Imana ni iki? Impamvu yava ngo praise and worship, ukumva bashatse ngo ko kubyegeranya. Kuramya Imana ni igikorwa icyo ari cyo cyose umuntu akora agira ngo Imana ihabwe iki icyubahiro. Ikintu cyose uzakora, noneho rero yo muririmbye gusa ntumwire ikindi mukora bikagarukiraho, ntimba murangije kuramya. Kuramya Imana ni ikintu cyose umuntu akora, n'ubuzima bwawe bwose, n'imibereho yawe yose ukora, ni nukubayeho kugira ngo Imana ihabwe iki icyubahiro. Reka mbabwire, Bibiliya Petero yaravuze ngo nibareba imirimo yanyu myiza bahere ko baramya Imana. Niko handitse buriya, bahere ko baramya iki Imana. Baza ururimi se yumva ntago ari ingibi turi kuvuga hano. Abaturanyi bawe aho wirirwa aho ugenda ku isoko no mu bana, ibi byawe ntago bazi ko ari ibyawe nyine. Ariko rangaje abantu bisi bumva ni yihe? Ni ukureba imirimo yanyu. Suro wawe mwibaze muramutse muramya gutya mutera imbuto, mwibaze indirimbo muririmba, ibi byuma abo mwishyuye bije yose mwakoze, ariko aho mutuye ingo zarabananiye, uko uri umugore uba hano uramya uhogoza urugo rwararangiye. Ngo none ngo bumve ya ndirimbo ngo nkova ngo ibyo mvuga mu byumve ariko ntimurebe uko mbayeho, urabeshya. Yesu yaravuze ngo bazabamenyera kuki? Ku mbuto zanyu. Nibarebe imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaza so wahehe wo mu ijuru, aho mwirirwa mu kazi, aho mugenda. Uratse ngo ngende wo muri Sorowamu, ngende wo muri Hoziyana, ntabwo dukeneye kubimenya. Sinkeneye kumenya n'idini ryawe. Ngende umudiyakoni, ntabwo nkeneye kumenya. Ahubwo mu isoko iyo bakubona nkandi ngo agiye kurepeta, wabanje ukera imbuto aho wirirwa. Kuramya niki? Kuririmba niki? Niba ikintu n'ubuzima bwawe bwose buhesha Imana iki icyubahiro. Nibareba imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaza so wahehe wo mu ijuru. Murashaka ko indirimbo ziva mu bubyutse, mubanze zibahindure mwebwe. Kamabwire, nuteka ibiryo hano harimo abadamu ukumva umunyu wabaye mwinshi, umunyu wabagize gute? Wagucitse. Tutekereze ko ku meza uza kuwa muke. Kansubiremo, nigeze mba umukozi wo mu rugo, nteka ibirayi murabizi, boss yambaye amafaranga, ngiye nguze ibirayi ndabitetse umunyu ba mwinshi, kandi simfita ndo kugura ibindi. Dore inama ndingiriye, nigiye inama yo kubironga murabyumva, kubyoza kugira ngo umunyu ugere gute uvemo. Narabyogeje rero, ndoza nshyiramo amazi mena kugira ngo ushiremo, mbisubiza ku ziko. Mukeka ko waba naramenye ugashiramo, mwumva byarabaye gute ibyo birayi? Murumva warashizemo? Niyo mpamvu Yesu ashaka ko mugira agakiza kameze nk'umunyu. Yavuze ngo muri umunyu w'iki w'isi, kuko nta bakuronga ngo agakiza kagushiremo.
mugomba kumera nk'uwo munyu ku buryo ntacyo wakorerwa, nta ntambara wanyuramo, ku buryo uburokora bwawe burangira. Abarokore bacu barakira bakagwa, bazamurwa mu ntera bakagwa, wa munyu bawoza ukavamo. Ariko wongeye nogeje ntago byabiraye byashizemo umunyu. Yesu yavuze ngo umuntu umunyu w'isi. Ni muteka umunyu rero mukawujyana ku meza ukaba mwinshi, ukawumvira mu gikoni ko umunyu ari mwinshi, muribira ko umunyu nugera ku meza uzaba muke, ibintu bizaba bihira ntibizaryohera abandi. Indirimbo itagufashije ntifasha abandi. Mwe mubizi ibintu bitazagufasha ntawundi bizafasha. Ni ibintu ntacyo bibamariye, niba wowe bitacyo indirimbo niba ntacyo zibakoraho biragoye. Mutayange rero kamabwiri kanjye ku cya kabiri, cyambira aho kuririmba byaturutse mwahumvise. Kuririmba no kuramya Imana, kuririmba nagace gato cyane. Ariko kuririmba nagace gato kagize kuramya. Amen. Kuririmba ni iki? Mwarimu wanyu Aimable arabizi. Buriya kuririmba ni ukuvuga ubutumwa mu bundi buryo burimo ibirungo byinshi. Ibi byose ni ibirungo, ariko mwibaze nta content. Content ni ikintu tufata inyama murazizi, muri ibirungo bashyiramo. Wafata ibirungo byinshi bihinduka inyama, ibirungo byinshi byose mukabishyiramo bihinduka inyama. Ibi byose ntacyo bivuze iyo nta kintu kiri mu byo muri kuririmba. Muri kuririmba iki? Ibi byose ni ibirungo. Aya matara, iyo uniform, iyi mikeka, byose ni ibirungo. Ako ibirungo muri kubishyira mu nyama zihari, cyo kibazo. Ibirungo muri kubishyira hehe? Ibirungo muri kubishyira he? Yo mpamvu usanga abantu musakuriza abantu. Mwari muzi ko ushobora kurima indirimbo mu Kigiriki no mu Kidage ntacyumva, ariko yaba irimo umwuka wera, mwuka w'Imana akavugana nanjye ntari kumva icyo muri kuvuga. Mwari muzi ko abadayimoni bumva indimi zose? Abadayimoni bumva indimi zingahe? Zose. Shofata umushinwa urimo abadayimoni kaminukana mu Kinyarwanda. Dayimoni yagenda, ndakurukanye mu izina ryande rya Yesu, mvuga mu Kinyarwanda, dayimoni yagenda, yanga yabaho ntago ari kumva. Imbaraga z'indima zamutwika akagenda. Niyo mpamvu ibyo twumva birenze ibyuma. Iyo muririmba ntago ari bitwumva, twumva ikiri inyuma y'ibyo muvuga. Spirit, umwuka uri inyuma y'ibyo muvuga niwo twumva kuruta amagambo kwayo. Amen. Reka nigerere mu isi, kagaruke mu isi rero. Niba twibukiranyijeho ko kuramya Imana, kuririmba ari agace kamwe mu kuramya. Kuririmba no kuvuga ubutumwa, ariko wongeyemo ibiki? Ibirungo. Niyo mpamvu bavuga ubutumwa mu ndirimbo ibyabo birama nk'uko umushumba bitubwiye. Kamehe nk'urugero, usomye muri 11 muri 28, Matayo 11:28 haranditse ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange. Si amagambo yanditse? Munyigireho kuko ndi umugwaneza noroheje mu mutima, naye muzabona ubuhungiro mu mutima yanyu. Ndabyigishije. Hanyuma Jado arabiririmbye. Ni bihe bizarama muri ibyo byombi? Ni indirimbo. Niba ndangije birarangirira. Yaba ari nk'indirimbo ndirimbye ibyo maze kuvuga yari gukwira isi yose. Niyo mpamvu umuntu uririmba ibye birama kuruta uvuza ubutumwa karekeraho. None yandirimbo yaririmbye mwene data Bosco ivuga ngo yatanze ubugingo bwe, siyo ni muri mu Bakolosayi hari. None se muri imwe ntimufashwa? Ikitangaje rero ngiye nsubira mu ijambo rimwe mwagwa. Matari kuri ya muntu ntajya nategura, ati ku cyumweru niriyasomye, none arongeye ntibyagusha abantu. None iyi ndirimbo ya Bosco ntimuzi kiririmbwa mu gihugu cyose no hanze yacyo, hari uragwa? Niba yisubiramo se harugwa? Mwabyumvise imbaraga ziri mu kuririmba? Murimo mubyumva ibintu? Amagambo nigisha ngiye nyasubiramwo yagusha bwati ntari ndi jambo agira asoma hamwe. Ariko indirimbo imwe n'ubu ngubu yandirimbo yayindi mbese murayizi. Ni mutari mwayiririmba ntago mwari mwaririmba. Iyo mvuze ngo ni yayindi
hari indirimbo imwe izamura korari bakavuga ati ni yayindi Sorowama ikintu tubamenyeraho, hari indirimbo tubaziho ntago muri mwayiririmba murabizi, numuyigiraho muraza kutubona ntituyihaga, niyo mwasubiramo inshuro zingahe nyinshi. Niba mbere ku buryo abaririmbye n'abavuga butwa mu buryo budasanzwe nuko mwipfobye. Hahandi nahoze nsoma rero ngiye nkabanzi nko kurima nkayimabwe nzi no gucuranga, nagenda ngafata bya jambo ry'Imana kavuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, mwemere kuba abagaragu banjye munyi ngashyiramo refure kuko ndumugwa neza kandi noroheje mu mutima, kuko ndumugwa neza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kandi noroheje mu mutima, kuko ndumugwa neza kandi noroheje mu. Ntimwumvise ko binyonya yigishije arataha, nge ndirimbye dore yahise ahaguruka yongeyemo ibiki ibirungo. Ndagira ngo mbabwire umuririmbyi n'umuvugabutumwa w'inshuro nyinshi, amen. Ntimuzipfobye, mujye mumenya ko mudasanzwe, amen. Hanyuma rero ndabibutsa ko turamutse dufashe kuramya tukemezanya yuko kuririmba ari agace kamwe kagize kuramya, twasanga muri Edeni bajaga baramya, Adamu na Eva bajaga bakora worship. Igihe Imana yabasuraga nta kindi yakoraga, barayiramyaga. Kayini na Abeli bajya gutanga ituro, safe party yo kuramya, gutanga amaturo, nabyo bigize igisha cy'iki cyo kuramya. Reka nihuti. Hanyuma se tugeze wihuse ukajya rero Abisiraheli bava muri Egiputa. Mwabonye ukuntu Miriyamu yabigenje, yararirimbye indirimbo sinzaho yarayihimbye, nabyo byarabaye. Kubaka ihema ry'ibonaniro n'ibikoresho byaryo n'ubuhanga Imana yabahaye, nabyo byarukuramya. Ibyo byose ni kuvuga byarukuramya. Hanyuma rero ni igiki cyazana ububyutse, ndashaka ko ndatinda, cyazana ububyutse. Ububyutse bwo ni igiki? Ni ikindi kibazo umuntu akwibaza, ni ibimenyetso by'ububyutse ni bihe? Nabyo ni ikindi, ntabwo dufite umwanya wo kubisobanura, ariko ni icyazana ububyutse. Icyambere kankibabwire cyatuma indirimbo za korali Sorowama zizana ububyutse. Mufitaye amatwi nkababwira ako kantu? Murahari? Buriya ikintu cyatuma indirimbo muririmba, nanjye ndirimba n'abandi bazaririmba n'abari kuririmba zizana ububyutse, biterwa n'impamvu muri kuririmba. Ako mwakumvise? Biterwa n'iki? N'impamvu muririmba. Mu bintu byose bikomeye mu buzima ni igituma ukora ibyo ukora, ntago ari ibyo ukora ahubwo ni igituma ugira ute ubikora. Sine kubagusha mbabaza akabazo, babajije impamvu mwakoze ibi. Ushobora gukora ibintu byiza ariko impamvu ari mbi. Aho rero mwibuke ko twasanze kuramya Imana, kuririmba no kuramya ari ukugira ngo Imana ihabwe iki icyubahiro. Ushobora gusanga impamvu mwakoze bino Imana ibabareye gukeka no guca imanza. Indirimbo nizo, inifomu niyo, ahantu niho, ariko impamvu siyo, si impamvu nziza. Ese umuntu ashobora kuririmba aririmbira Imana ku mpamvu mbi? Yego. Tanga urugero rw'impamvu mbi.
mushaka hitingi murayizi, kugira ngo natwe tumenyekane, bamenye ko tudasanzwe, duhangane na Shalomu y'Inyarugenge, duhangane na Hoziyana. Indirimbo nizo, amagambo niyo, nifomu niyo, ariko impamvu tunye mubikora ni impamvu mbi. Tutegereza ububyutse, igituma ubikora nicyo uzasarura. Ushaka hitingi muzayibona, tingiye guhitinga kugeza ubwo muri umugi ntabona udukurikira. Impamvu mubikora, impamvu bikora, impamvu ibyo mwakoze nibyo, ariko spirit iri inyuma yabyo no kugira ngo mumenyekane. Mukaba muhise mukata hehe i Babuloni, i Babeli, nta icyatumye Imana ihasenya. Umunara ntacyo wari utwaye, ariko impamvu yari mbi. Muzi impamvu yabo, tumenyekane twe gutatanira hehe ku isi. Kuki Salomo iri gukora bino bintu? Murashaka ama views, dufite chaîne yacu, channel yacu igihe abantu benshi. Impamvu ituma mukora ibi muyitekerezeho. Indi mpamvu mbi ya kabiri, gushaka amafaranga. Hari abantu baririmba ibintu by'ukuri, ariko icyishe nyuma y'izo ndirimbo money. Ngiye gukora igiterane, simusiga kwishura naya, ndafata stade, ariko spirit iri nyuma y'igiterane. Indirimbo nizo, abantu baje, ariko amaki amafaranga. Salomo urashaka iki? Ibintu by'Imana bigira principles, bigira amahame. Icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Mu bintu by'umwuka ntabwo abantu amagambo uvuga siyo afite akamaro kurute umwuka ubyihishe inyuma. Umwuka ubyihishe inyuma. Niyo mpamvu dufite ibicurangisho byinshi. Murebe ibyuma biri ahangaha. Reba kimwe sinzeho kigura. Reba n'iki ngiki. Reba byose biri hano. Wareba ugasanga Paulo na Silas bari mu nzu y'imbaha, bakubiswe, ariko indirimbo baririmbye impamvu yari nziza, ariko ibikoresho ntabyo byari bihari. Bararepese, bari ahantu heza, bakeneye ko umuntu abafotora. Hari kamera, nta gikoresho, nta kamera, nta cyuma, nta jwi, nta repetition, nta mikrofone. Kuko impamvu ari iyo guhesha Imana icyubahiro nicyo basaruyemo. Niyo mpamvu usanga kino gihe dufite amakorali menshi, abaririmbyi benshi, ariko ntacyo bimaze. Mu gihe abamisiyoneri baje bataze Kinyarwanda neza, bakarima indirimbo ziri mu Giswedwa, reba abantu bazanye. Kuki dukora bino? Kuki ngiye Emmanuel ndi hano? Kuki ndi kuvuga ubutumwa hano? Ndashaka kumenyekana, ndashaka kwifotoza, ndashaka iki? Spirit umwuka uri inyuma yanjye ni ukomeye kuruta amagambo ndi kuvuga. Salomo murashaka iki? Mashaka kugeraho. Icya gatatu, igituma ububyutse butaza. Icya mbere mwacyumvise ni impamvu. Iyo mpamvu ishobora kuba ari amafaranga, ari icyubahiro cyakumenyekana. Mwibuke ko Imana mu bintu itazigira iguha, izaguha ibindi byose ukuyemo ikintu kimwe. Mukimbwire, icyubahiro cyanjye sinzagira haba no kugisangira. Imana iravuga ngo umuntu urangorera adatazamuha iki? Azaguha icyawe, ntazaguha icyayo. Iyo uramutse uje ugakora ku cyayo, itakwishira kumugaza. Usanga rero twarafashe aya magambo y'Imana, muri mwe nta wapfuye. Noneho wenda amagambo uririmba niba ari urupfu rwa Yesu cyangwa umuzuko we ntiwapfuye. None uririmba ibintu by'umugabo wapfuye, tukomera amashyi y'ikisi. N'ikisi uvuze, n'icyo uvuze, n'ikisi y'ikisi. Yesu yaravuze numara kora ibyo mutegetswe. Ngo muzamuritsa muhinutsa bagara ko bimburamo. Ndangije kuvuga ubutumwa ngo banyishyure. Hari umuntu wajya kuvuga ubutumwa akavuga ati murabanza bubwira rangahe mbere yuko nza. Njyewe nigeze unyobora itorero rimwe muri uyu mujyi, batumira umuvuga butumwa bita Igitangaza. Bari bafite
igikorwa nk'iki. Arangije ntibamuha avance yandi bamuha taraza abakuzaho, abakujeho bahamaga umwisha bati bitese kutabonetse tinageza akazi kenshi. Undi arababwira ati ko se yabahakaniye, ati yambakaniye, ati mpamagana 2 nkwereke, mpamaganaye ndamuzana. Ajya ati ko nenzanye 200 bampaye, ati ntacyo tebabwire ko ejo nzaza. Ajya imbere y'abantu arabwiriza, ariko ituma abwiriza uzabaye imisa azamara impamvu abantu bacu batarama. Nguririmbe usaze uririmba, wigishe usaze wigisha, uhanure usoze uhanura. Impamvu ubikora nimbi. Uhanuzi nibwo, indirimbo nizo, ijambo niryo, ariko spirit iri behind kishi nyuma y'ibyo bintu. Amashi kumenyekana icyubahiro. Sorowamu murashaka kugira kure, niba mushaka kugira kure muvane mwizindi nyungu zindi, mureke Imana ikirwe hejuru. Ngiye kwabwira kano kantu kandi mu gace h'umurongo. Ndashaka kubabwira ko iyo hari umuyobozi mukuru, perezida wa repubulika aramutse ari mu giterane cyangwa muri stade, amagambo yose avugwa bayaderesa kuri we, niwe babyerekezaho. Mwari mubizi ibintu byose bateguye mu giterane perezida arimo, abari ya perezida kikana mutari mwajya mu giterane, nufashe ijambo itabate ndagushimira kwa perezida wa repubulika ku ijambo muhaye, n'ubu uri muhaye haremusi. Mwabibonye haremusi umuhaye ijambo ngabyina, perezida avuga nyuma, ariko abavuga bose baravuga ati ndagushimira ku kanya mu mpaye. N'ubu kamuhaye koko ko muhakana ngo siwe niwe. Muzi impamvu ibiri gukorwa byose niwe bigenewe. Mwari muzi ko inzi ndirimbo mudashingwe kuturirimbira, ntabwo twebwe twemerewe kuririmbirwa, ntabwo twebwe twemerewe kuririmbirwa, ahubwo muririmbira Imana natwe abaturage. None kino gihe abantu baririmbira abantu kugira ngo babemeze, bakora dance, bakora comedy kugira ngo bemeze abantu. Noneho nyakubahwa mukuru wa wundi nyiriza indirimbo, wa wundi ukwiye gusingizwa utajya usaza agasanga hadahari. Umva ukuntu ajya avuga mu iteraniro, uravuga ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo ikamba hehe kure. Bitese ko twaririmbye, ko twanapfuye, twarushye, twishyuye n'abacuranzi, twazanye n'abahanzi, wabaye iki? Uzi ko yigeze yanga indirimbo nuko mudafite Bibiliya hafi ngo usube muri Amose 5:21. Uzi mwari muzi ko Imana yanga indirimbo zigenewe kubera ko impamvu ituma mubikora ni impamvu mbi, nta Mana irimo. Impamvu nimbi. Niyo dusomera iryo jambo mushumba, somera iryo jambo masoreze ndakeraho muhindura impamvu ituma muririmba, muzarama muzatinda. Somera muri Amose 5:21-23. Reka dusome mu gitabo cy'umuhanuzi ya Mose igice cya 5 duhere ku murongo wa 21 ngira ngo tugeze kwa 23. Nibyo handitse ngo iki? Haranditse ngo nanga ibirori byanyu, ndabigaya kandi ntabwo nezerwa no guterana kwanyu kwera. Ntago nezerwa no guterana kwanyu gufite izina ryitwa ko ryera. Naho mwantambira ibitambo byoswa, ngaho rero mukantura amaturo y'amafu sinzabyemera. Numva ko ibyanze kandi sinzita ku bitambo byanyu byuko ari amahoro. Amatungo yanyu abyibushye, Imana irabyanze. Kuraho urusaku rw'indirimbo zawe, urakeraho nkuraho urusaku rw'indirimbo, kuko ndashaka kumva ijwi ry'inanga zawe. Ibyanze mutabyumva. Mwari muzi ko Imana yimera gutyo ngo bayikoreho urusaku rw'iki rw'indirimbo n'inanga. Dirija Imana guhaye korari, niba ushaka ububyutse hindura impamvu muririmba. Niba ari impamvu ziza muzarama, ibyo ntabwo twebwe twaje ngo muturirimbire ngo twumve ngo korari turirimbe. Twebwe turirimbirwa se turi biki? Muririmbire wa mugabo, abaturage nabo bumvireho. Sitade amagambo yose, imbyino, intore bigenewe perezida wa repubulika, abaturage bakabyungukiramo. Mwamubizi. Hanyuma rero reka nsoreze kubabwira ko impamvu ari nziza, ububyutse buraza.
impamvu ari iki? Amagambo ashobora kuba ataryoshye ariko azabakiza kugira ngo muzarame ntimuzagwe muri iyi nzira. Impamvu niba ari nziza ntawe uzabahagarara imbere ngo abashobore. Ariko niba mushaka kuramya Imana mujye munihana. Mwari muzi ko hagiye mugira umuririmbyi ufite ijwi ryiza nk'irya shitani, mbabarire kuvuga amagambo mabi. Shitani muramutuka ariko yiririmbaga neza cyane. Yaba afite n'ibyaha ntimumuhagarike kubera ko abafitiye akamaro. Tuzajya mu rugendo ariko yitwara nabi, ntanasenga, ntanaboneka, ako tumubuze ndimo yapfa. Ntimwibuke ko muririmbira yanga ibyaha, mukajyana umunyabyaha mubizi mukanamutinya. Mugira abandi bagira amafaranga bita bafatanya ibikorwa abanyura batera nkunga ku buryo avuga ati ibyuma byose ndabyishyuye, batarika inzoga batetenda inzoga si atafite abagore bandi ati byo nibiki. Kubera iki? Afite ibyaha, afite n'amafaranga. Hagiye mukora ikosa mugafata umuntu ufite amafaranga, ufite n'ibyaha n'indi ngeso mbi, afite icyo abamariye muri korari, mukirengagiza wa wundi nyiri indirimbo muzitura ko ari umugira amahane ari Imana ifuha. Niba mushaka kugira ububyutse mubanze muvanye icyaha mu makorari. Mugira abanyabyaha n'abacancuro n'abapagasi nabo mujya kuzana. Hajya mvuga muti ebana tutitaye apfa kubakora ku gitari gusa, apfa kuba afite kuri kora kuri sente bikemera. Hanyuma se Imana kitabyishimiye, niyo mpamvu ihita ivuga ngo mvanaho indirimbo zawe, mvanaho za gitari. Kubera iki? Ibyaha. Icya kabiri, hari igihe usanga content murayizi, muri ya ndirimbo harimo iki? Hajya muririmba ibintu bito ukaririmba ibiryo, ugasanga indirimbo irimo ngo mwarabyibushye. Umve ngo ni indirimbo ngo mwarabyibushye, ngo yabatuje i Kigali, kandi nibyo. Wareba indirimbo yose ukaboramo Kristo, ukaboramo umusaraba, ukaboramo umuzuko, ugasanga ni sekira, ni indirimbo y'isi ariko icurangiwe muri korari. Ndashaka kwabura kabaro ko so bakize ku isi. Ugiye muri Aziya, ibihugu byo muri Aziya nta Yesu bayo, n'abisilamu baturusha ibiryo n'imibereho. Iyo uririmbye ibintu bito, ntuvuge umusaraba, tuvuge Yesu, tuvuge agakiza, ubuvuze ibintu bizashira. Ni muri indirimbo z'ibiryo zizarangirana namwe, muvuga umubyibuho, muzayikora siporo kugira munanuke. Muba ko yaguhaye inzu kishonye bonera kizayikuraho, sinzi icyo uzongera kuririmba noneho. Ni muri ibintu bishira, ibintu bito, kandi muhagiza mugafashwa, kandi ntago mubesha, ni Imana yabikoze. Mwibuke ko ntari kubeshya. Yarabazahuye, yabakuye mu cyaro ibazana i Kigali. Abana banjye na bose mwabonye bavuga i Kigali. Bibabwiye iki se? Iyo mabwiye ngo naje i Kigali ngo nje gupagasa mfite ambaraje, barande basatugwa wabaye iki? Kuko ntago bibareba. Muzirinde kuririmba ibintu biri lokale, ibintu birangirira kuri mwebwe no ku mateka yanyu. Ni mpamvu wa muri yavuze ngo ndashima umusaraba. Muracyamwibuka? Ayo ndirimbo mufashe kwitekereza, ndashima umusaraba. Ntiyaragiye gushima, yibuka yuko igorogota hari imisaraba ingahe nyinshi. Urashima umusaraba. Urawushima se Yesu yabambwe wenyine? Mpamvu wa muri yavuze ngo ndashima umusaraba, ageze ati to hari n'indi itatu. Ndashima yamva asanga n'abandi barakingurwaga, ariko cyane ndashima nde? Umwami Yesu. Mwirinde kuririmba indirimbo ziri nk'ibintu bikiriritse, nubwo ibyo muvuga ari byo ariko bizashira. Ibintu byose biri materiyeri turirimba Imana yaduhaye ntago muyibeshera, ariko birashira, bitera amashyiri, biranashira. Akansoreza hano ushobora kwa nkomeje kuvuga ingengira ingorane rero. Munarambiye ngo nyandigisha ndakaye, ngo ni mpanga nayikambishe, ariko mba numva twabikora neza ibi bintu. Mwambwiye ko mushaka ububyutse, kugira ngo ububyutse buze. Mwibuke ko Imana yera mu kwa mbere kugeza mu kwa 12, yera mu mvura ikara no mu zuba, yera nijoro ikara no mu mwijima. Mujye muza muhinda umushyitsi. Ikindi mwibuke yuko mutarabambire muje kuririmba, Imana ifite abandi bantu basimbura kora Sorowamu, irabafite batari na bahano. Yesu avuka niye korari batumiye iririmbira umwana Yesu. Ni yanyu, ni Kigali, ni Gisenyi, ni bande ako baba bararirimbye? Ni mwese? Utazirata ngo ngengo nsibye ngo bambuze bakubuze. Imana ifite ingabo, ifite abamarayika, ifite amakorari, ifite abaririmba udahari. Ushobora kubaho udahari
Imana yazana abamarayika, uyu murimo mukora n'uw'abamarayika. Niyo mpamvu ntibuzirate ngo twebwe turazwi, ngo turakundwa, ngo hari nk'abantu bakomeye muri korali yacu. Bakomeye ikize? Reka ntago mukomeye. Umuntu usinzira agapfa. Iwacu iyo mvuka, iyo bagiye kuramukanya hakurya y'iwacu, bajya baramukanya ngo mwazukire. Niko baramukanya abashi. Abashi rero iyo bavuze ngo mwazukire bakwaje ngo se ngo wazutse, aho kuva ngo mwaramutse. Abantu mupfa buri munsi ngo murakomeye. Ubu muraza gupfa nimugoroba igihe musinziriye. Ukavangura akomeye. Umuntu upfa akongera akazuka, ugapfa ukazuka, ugapfa ukazuka. Ukomeye ikisi? Imana yonyine niyo ifite kudapfa, niyo ikomeye. Mwebwe muri abantu basanzwe n'umwuka gusa Imana ibatiza. Mujye muririmbira Imana muhinda umushyitsi, mudakeneye amashyi, mudakeneye sigise, mudakeneye ko bashima. Namushaka no kubyutse buza. Indirimbo nize manza zibahindure mwebwe. Ibintu muririmba uhasanga ani mu mwavuze ngo Imana amaganya, uhasanga mune yafite. Niba amaganya atabavamo, kuki mushaka abo hanze abavamo? Subire mwiri jambo. Indirimbo yo tuyiririmbye, amen, imera nk'uko MTN cyangwa Tigo yo duhamagaye. Kamabaza akabazo iyo umuntu mwicaranye akaguhamagara direct bijya kuri telefone yawe. Kamabaza akabazo, ufite telefone hano n'undi ayifite, uramuhamagaye mwicaranye. Kuko mwicaranye n'impamvu biri kuvugana, haro bibanza guca bica ku munara. Iyo uhamagaye bibanza guca kuri centrale umunara, bakabona kugarura ya majwi kuri wowe. Iyo muririmbiye Imana bibanza guca mu ijuru, ikabanza kureba ko ibyemera. Kavuga ati ibi bintu wawohereje bareshejwe se, abantu wampayera, bigaruka bivuye ku Mana. Niyo mpamvu Paulo na Silasi ntabwo ntibaririmbye ngo babwire abantu ngo muze mutwumve dufite igiterane tujya ku maradiyo kuri televiziyo. Reka byazamutse hejuru, bigarukana imbaraga zica imigozi. Ni gute muririmbana imigozi? Ni gute muririmbana inzangano? Bararirimbye ibibaboshe byose biracika, ntago babisengeye ngo Mana dukure muri gereza. Oya, baravuze ngo Mwami Imana mpora ntangazwa cyane n'ibyaremwe n'ibiganza bya muhaguruke. Inyenyeri no guhinda kw'inkuba byerekana ububasha bwa. Musubiremo. Mwami Imana mpora ntangazwa cyane n'ibyaremwe n'ibiganza byawe. Inyenyeri no guhinda kw'inkuba byerekana ububasha. Mwami Imana ndakuririmbira uri nkuru, uri nkuru. Mwami Imana ndakuririmbira uri nkuru, uri mureke twe Imana imbabazi itweze aho twabikoze nabi. Ariko uyu mwanya kino giterane turimo nkuko umushumba bivuze, harimo Imana hano. Nimwongera kuririmba mu kanya ntimurimbira abazabareba. Indirimbo mugiye kuririmba muririmbira wa wundi ubutiza ubuzima akita ku byanyu. Muririmbira Imana nibigera ku Mana bikaryoha, natwe abaturage b'Imana turabyungukiramo. Ibyo mukora byose mubikore Imana ihabwe iki? Icyubahiro. Mwege mwe kugaragara hagaragare nde? Imana. Mwongera dufate ubuzima bwanyu mubuhuza n'ubutumwa bwiza muririmba,
abanyabyaha nibareba ingeso zanyu nziza bahereko bahimbaza so wahehe wo mu ijuru. Mana y'imbabazi nyinshi, Mana y'ubutware idahinduka, Mana ikwiye gupfukamirwa, niwe watsindiye isoko ry'uko abantu bakwiye kukuririmbira kuguhimbaza. Abantu barapfa, abo turirimba bandi barapfa bagasaza bakajya muri pansiyo bakajya muri konje bagasinzira bagahunikira, ariko wowe ntujya uhinduka, ukora uri kera niyo munsi bikomeze. Niyo mpamvu korali Silowamu yateguye igiterane cyo gushyira indirimbo ahagaragara kugira ngo nizikunezeza wa Mana we, niziguhumurira neza, ziragarukana imbaraga zo gucagagura imigozi y'abaririmbyi. Abaririmbyi bagose biracagagurika, n'abaturanyi babo n'izindi mfungwa ziraza kubyumva. Twifuje umwuka wera mu byo dukora byose, haba mu ivugabutumwa, haba ku bacuranga, haba ku baririmba, haba ku muntu wese usenga. Ibyo dukora byose nyakubahwa ni ibyawe. Nyemerera tugukomere amashyi Mana kuko uyakwiye.